Guys, nizere ko meze neza, nizere ko abantu bari bankumbuye. Nari maze igihe nakora ibiganiro ndetse nagaragara muri filimi, ariko ubu ngiye kujya ngaragaramo cyane. Nongeye nagarutse rero, nagarutse, ariko uyu munsi ntabwo ngiye gukora ibintu bya danje, ahubwo ngiye gukora like nyine mfite abashyitsi uyu munsi, mfite abadama twakoranye cyane muri movie, mu biganiro, mu mihanda cyagemo banaturwana. Ewana, babandi bajyaga bifuza ngo twongere dukore, nizere ko mugiye kugaruka. Uyu munsi rero mfite family ni family ya Derek, ni Olga, ni Abijuru, wa mukobwa wanyu kera witwaga Sente ya w'igikara. Abantu baramugire kurashisha, abantu bavuga ati cyana ni sawa, none dore cyongeye cyagarutse. Ariko yarananutse mwana, sinzi ikibazo yagize. Hanyuma rero hano ni mu rugo rwa Rukotana, ngiye kureba uburyo ngewe neka. Hari abantu bajya bavuga ngo abasore ntago bazi guteka. Ni ukuri, abantu bajya bibeshya ko abasore batazi guteka. Muze mwegere hino, ngiye kubategurira ikintu bise inoryi na karoti n'aka kantu bita saladine. Sinzi niba abantu mukikibuka akaboro, ubundi iyo ushatse uragafungura ukahita ukarya direct utiri ugateka. Ariko ngiye nkakunda iyo nkatetse, kandi nkateka mu kintu kijyanye n'ubunyobwa. Bro, ngiye kubatekera ikinyobwa kivanze na saladine n'inoryi. Ibintu mugire ngo ni iki nabyigishijwe n'umusheri wanjye. Yawanyije guteka kano gasosi, nanamushimira cyane. N'ubugari, tugiye kurya ubugari na saladine n'ikintu bise ikinyobwa. Guys, niba uri umusore ukunda kurya restaurant, ndakumenyesha yuko restaurant usibye ko wakuramo ikintu bise mibe, nta kindi kintu wakuramo. Kandi niba ubona nyine uvuga ngo ndatana niwe ngiki, ewana njye ufite tuno tuboro, ufite n'ubugari ucapurishe vuba wirire. Hanyuma rero natinze, ntago nzi gukata ibitunguru. Hanyuma rero ntago ndi muri ba bantu babigize umwuga nkanya njya ngo ni abashefu. Uri kumva ngo ni abashefu badanze bazi gukata ibitunguru bakabishyira ku murongo. Yes, mbishyira ku murongo ko nta muntu ngiye kubitegurira, nyine nta bashyitsi banjye bisanzwe kandi bagomba kurya ibyo nabateguriye. Ntago najya gukata gatunguru nkagire ngo iki, ntago nabivamo ngewe. Hanyuma rero mukanya mugiye kubona Olga n'umuntu bita Setia n'umuntu bita Abijuru. Derek we nagahari, araza kugaragara ari kurya kubera ko haraboro yagiye. Arongojama we wagize ibibazo, ariko kwera Imana biraza gukemuka. Rero tuvugana ubu ngubu ndi gukata ibitunguru. Twumva ndimo ndakata ibitunguru, ariko mu buryo ndi kubikata harimo n'ubuturage mwana, harimo n'ubuturage nakubeshye. Kwera iwacu tuba tuvuga kuri iyo za Nyamata yo ngiyo mu cyaro, ariko abantu bajya bavuga ngo Nyamata ni mu cyaro. Ndabamenyesha ko ubu ngubu habaye umujyi bro. Habaye umujyi ubu ngubu, kugira ngo uzabone ikibanza cya miliyoni 10 biragoye. Ni ibibazo. Ibi byo bigaragaza ko u Rwanda rwateye imbere. Niba ushobora kujya Nyamata ukahabura ikibanza cya miliyoni 10 ari Nyamata, menya ngo ewana. Ndi umwana rero w'inyamata, wavukiye Nyamata, kumva niho mvuka. Ariko nanamenyesha ko iyi YouTube channel ngiye gushyira ikiganiro, ni ukuri ni umuntu wayinguriye. Umva ko abantu bankunda, ni umuntu wayiguze inote 300 arambwira ati Rukota, ati bitewe nuko nagukunze kangura ino YouTube channel. Ntabwo nayitangiye azero, nayitangiye like ifite niba ari 5,000 gutyo. Yana umuntu nyine wayiguze, ariko nanamushimira by the way. Nanamushimira buryo uzashimira umuntu akiriho. Ejo yarambwiye gase Rukota ngo YouTube channel nakuguriye warayiriye. Ndavuga ntago nayiriye, ariko ndenda kongera gukora ibiganiro. Nanamushimira pe, nanamushimira buryo uzashimira umuntu akiriho. Hanyuma rero ibingibi ngiye kujya mbifashwamo n'umuntu na Derek nk'ibisanzwe. Niwe muntu n'ubundi uzi ko editinga mu bajama bose twagendanye, ni nawe muntu uzi gufata video. Amashusho nimuzamubona aje yakeye, mujye menya ngo niwe ubiri inyuma. Hanyuma rero mu byo navugaga buryo uzashimira umuntu akiriho, ndamushimira umuntu wanguriye YouTube channel. Yabonaga byararangiye. Hari ama YouTube channel twigiye twigaraguraho ngo za Kungoma TV show, ngo za Boston TV show. Ese banza nabo barazimye nkanjye asigaye bashyiraho imipira y'amaguru. Babaye abantu babatoza wallahi. Ariko buri uzakorane n'umuntu wallahi mumarana igihe nibyo byiza, ko uyu murekuye ubuhombye nawe abahombye. Abahombye kabisa. Ubu rero ngiye kubatekera ikintu bise saladine n'ikinyobwa n'ubugari. Mvuga ngo nyarudidiri ngazi kurya ubugari, mwaje mureke kuntu ngiye nkatubugari bro. Ngiye nkatubugari byanyabyo byanyabyo. Mu buryo nkunda nanga ubugari, ariko uyu munsi nibwo ngiye kurya pe.
undi nkunda umuceri n'ifiriti ibyo biryo ndya pe nkumva ndariye cyane cyane ngize amahirwe nkaba mfite n'agafaho ku ruhande bari sawa kabisa bari fresh kabisa mumbabarire mumfashe kino kiganiro mukibona mu gisharinge mw'abantu dore n'ubu nayo maze iminsi narazimye basi mugire kuri stati zanyu za WhatsApp mundwaneho wana mungana wa muntu mundwaneho n'undi severate yasanze ndi ngenyine n'undi size ndi ngenyine shimira n'abantu batunga abakunzi babo bakabahereza impano n'ubwo Olga na Derek nta kintu twiye tubona ariko by the way bafite ubukwe muzabatwerere mwana ntago biba byoroshye bafite ubukwe biri ibintu by'ubukwe ntago ari ibintu by'umuntu umwe muzabafashe n'ukuri mu batwerere nanjye ndimo ariko nikuyemo none abaho 1000 cy'amanyarwanda cyagura gose 1000 kiracyagura iki hari umuntu gutwerera mwana akaza no kuyarya kana yarangiza muzabatwerera amafaranga ku buryo nimuyarye nimuyanarangize mu bukwe oro gano wigize nk'agakumi nese wozi guteka nese buri ntago ndi inkumi ngende ubukeye wari umugore w'umugabo bamwereke sha uburyo bateka sha ubundi yereka nkubaza yaje kuzabaza Derek nibuzi guteka niba hari ikintu cyambe ngo ni giki ngo nta kinywaji ufitemo nawe nyumvira ko se mwana nuko nguko umeze nese ibintu byo bikiremo urabizi ntabyo ndabi urabizi kuri nabyuze ndabibona ariko sindabiri ntabwo urarye saradine kuva babaho ziba zida saradine kera bajyaga bavuga ngo ni ziriye ndi umwana w'agahinda zibaruswe n'uziryoha noneho uburyo utekamo birasekeje wowe tegereza uze kumva ibiryo byanjye ukuntu bimeze bivuga ngo uburyo ntekamo wowe tegereza uze kumva ukuntu uramenya ashyizemo karoti bitaranashya none hagize igisabye ko nyatubujije kurya mu rugo ngo tuze ngo turarya hano oya mbabara mumbwiza ukuri muraza kumbwira uretse gato oru umbabarire nuze kuvuga ngo bino biryo ntabwo nose ko babanza bakareka intoryi wowe azihorereze wowe birebe wowe subirebye se ngiye kwihira ngiye ko kwihira asha ubu ntabwo waba unyongereza iriya safuriya ko naza nambara kawari kimani ibyo bizabiri ngiye koza amasafuriya safuriya avuyemo ibishyimbo umwana arimo arabaza ikinywaji ubu nguyu wangaye ubu nguyu wamugira umugore vugisha kuri wamugira umugore n'umuntu utinyisa aho reba ari kumbaza urashaka ko mbumutinganya urandi kukubaza nyine wamurangira ngende bubikora mu bindi bikira ku ruhande ndaza kukijyana hanze musanze ndaho nyuma Teddy wanjye kasone kajyara asero reka manze nkubaza ari umwana wawe n'igipupe ikintu wapfumba tukumva urishimiye ni iki ni igipupe ese umwana baramucumbata yego mama umugabo wawe uzi ko wamuryamira umugabo wawe bari kubarije umwana n'igipupe umugabo wawe umugabo ni uza bwa mbere ntukajya igipupe ujyanye n'ibintu by'amafuti umwana uzi impamvu usa umwana nk'iyo ufite akana k'agahinda ndakubajije ngo ntukafate igipupe kijyanye n'ibintu by'amafuti uravuga ngo yego umwana nese umugabo wanjye nyine nakubajije ntukafate igipupe ntugafate umugabo ngo umugereranye n'ibintu by'amafuti ahubwo ubwo nibyo wari kuvuga rero wowe uvuze nabi okay ndi mu kiganiro uraza kubyumva ndavuze ntugafate igipupe kijyanye n'ibintu ngo yego wowe yayikirije imbere y'abandi ndakubwiye umwana nyine kubera aba ari mutoya ntabwo nyine wamupfumbata ngo bikunde kuko ushobora kumuryamira kandi umwana batarakomera ese niki aho reka mwibariza akabazo ni iki wategurira umugabo kumva ni iki wategura umugabo akumva arishimye kuva wabana nawe kijyanye n'ibyo kurya kijyanye n'ibyo kurya ho ati none munsi namukonfirime bebe se arahindagurika hari igihe oya we ibaze hari igihe watetse uravuga ati cyazo kino munsi yemeye yahora watetse icyo gihe oya nkunda no guteka akarya afite apeti ariko iyo natetse inyama ikindi kintu kitari inyama ubwo nyine ntabwo ajya abirya ntabwo abirya nese kubizi icyo akunda kuko utari kimutekera ahubwo wahaha inyama kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere kubera iki se niba ari ibyo akunda nese uzaza umuhereza ibishyimbo ya ndwara harya barwara bariye inyama nyinshi bayita gute ubwo se ayirwaye uruzoga ruriga ni gute ni iki ariko ashaka ko atari gute ntako umwana wo mu rugo yarikijije ese abijuru
iyi foto runo rurabyo wari ufite waruhaye ugasanga umwana nawe imyaka 7 wowe ugira sheri wose ugira sheri noneho nimba yateye kanta mu ndege yateye kanta aya ntabwo ari kanta bayita oya ni kanta wateye cyangwa se nuze bayita buraka ni buraka ntabwo iyi ni kanta wateye ntabwo ari kanta tutagurya ibaho ubusa wiyogoshesheje ni buraka abantu ntabwo ari kanta wiyogoshesheje reka mbasetse kera nawe baze ndamutse mbuze ubunyobwa wallahi gusa ko murajya mu bwajemo uruhumbu ubu bwarapfuye wallahi umaze nk'umwaka waraye ubwo bunyobwa katurebe ubu bwarapfuye katurebe nyine zana ndebe bwarapfuye bana nese kuki ubugura bugarinda aho bupfa nyine nuko naraguze bwinshi rero we ndahiye dore n'ubundi usigajemo mu ishashi oya yo ngo ni n'isukari bana oya n'ubunyobwa ariko turebe mani dore rero muzane Rukotana batazi ibintu afite we baba we kora umucuzi mwinshi mani kora umucuzi mwinshi ku buryo bivuze kurya nk'ikiro cyo umucuzi oro wamaye nuze reba muri iyo nuze ndarira nuze undanira sarisa sarisa kurya redi gorudi izo zigura make ya mwana nizo zigura make ajye byoreye Kigali byarakomeye mereza na nuze niriya make yorere sha ibintu byarakomeye uzanye ebyiri ntose sizo bateka oya imwe ari kubihagije bateka ebyiri ariko ntukajye wigira inuze uravugisha ukuri abijoro ntabwo arya cyane kurusha wa mugabo wawe umwana wese uri gukura arya cyane muri sinema batahaga iwanyu abantu baryaga cyane ni bande oya urugahita tukiganira mu kireko hari umuntu waryaga umuceri wanyu wamaraga iminsi 2 ndagaje Rukotana reka nkubwize ukura abasore bose barya cyane akabasore bose bako twe tutarya nuko uri umusore wabubarira mu uburyo umuntu arya ikiraro umwe mwana cy'ubugari wewe warariye cyane uri muzeru kota umuntu akurya arya ikiro cyonye ari umwe cy'ubugari ibyo bintu bibaho wabimbwira gute oya nanone ntago umuntu yarya ikiro izina ry'Imana abaniga barya ikiro cy'ubugari ari babiri ariko none se umuceri wanyu ndabizi wamaraga iyo wabagwa kabiri umaraga ibyumweru biragafuka kabiri bebe we ntago arya ntago azi kurya oya ngiye byose ibyo ndi kuba ntago ngiye ndi kuvuga bari muri hari abasore babiri mwagiraga nemeraga mu kurya ntago mbavuje nzabavuma ase nugukunda ibiryo yabijuru ntago najyaga mubona pe noneho bamuteye kanta none yabaye inzobe ariko nanjye nzajya kwitereza kanta wenda nahita mba inzobe pe ese abijuru wari umukobwa ufite utereta ubu mwiza utazabona bijuru ntabwo kuri sevarante yaje mu rugo reka haje umukobwa mu rugo yamuzaniye imana yaraje kubareba arababura atureba cyangwa kandi dufitanye gahunda nawe ni wowe wose Tete yari yaramubwiye ngo azaze ngaze kureba urugamba arashaka kumureba no niko wamubwiye none se ko rubajya hano bamuhaye pasi abijuru azatuma natongera kumukura noneho Ratubwira dore ayisabira icyokere ariko kugira umukozi biragora ayisabira icyokere mu maso ase gufasha umuntu ni ngombwa ngo ubyandike ugasoma ngende mo ndabaha sitori none abijura Tete nangwa ari yandimo nabona nako editingiye dore icyokere ayisabira kubera ubwoba akoze ko ubwo yarabizi yuko ari yasenga isarize uretse Rukotana reba icyokere agize mu mwana mureke ibyo bintu mwarabizi wari gumbe ko bamugurije se byose kurushaho bukiye kuri sevarante umukobwa yaraje amuzanira yahurute yazajya yahurute zigase kuri gihumbi iri mu kazurope kangana nk'akaboko karimo ubunyobwa arayizana nde wazaniye undi yahurute uwo mukobwa yamuzaniye imana ikintu cyamuraje kurusha ibindi abijuru icyayi yaravuze ngo ntabwo ajya anywa yahurute umukobwa yisubiza
urayinywa mana we unaganywa yawurute abishi kandi usigaye ubeshya nacyagiye yaravuze ngo nakurya amandazi mu ubwo urumva watinyuka abwira umugore wawe ngo nywa yawurute wari wowe cyakoze reka amabwiriza kuri Rukotana umuntu w'umugore ariko abahungu nibo bantu bihagararaho mana yanjye bihagararaho ushobora no kuba ugiye no kuburara ariko ukavuga ati nariye Beteza mu rugarani ukambwira ko nkayinywera. Ese tuyashaka kuyisigarana Mani utayinywa mwigiye nkayinwa. kandi ayinywa ahubwo yihagaze basi niba utayinywa kuki utaheretse ngo ninywera nese yayibahereye hanze umwana yaraje mu kinyabupfura Shyira amazi mo hariya. aje kumusura amuhereza akavirope karimo yawurute ese uwo mwana n'uhagana he abizu n'uwaye wowe yari yasuye seti ya nawe uri kubeshya none se uwo mukobwa ngenda muzi Seti nawe ntabwo ari we mwaganire cyane. umukobwa yaravuze ngo ducane itara ngo ntabwo ari kureba ducane itara abijuru yaragiye ni ukuri kw'Imana apfa aka kanya ajya hagati y'umuntu yandi munsi aricamo Ngera umutuzo bayambara mbwiza ukuri ngo umukobwa yashaka uzajya uba umugabo bese biva tuzajya wica abakobwa uzarongora ni ukuri kw'Imana cyazo cya bijuru cyazo nega bijuru n'umwana reka Rukotana mara avuga ngo ufite umukobwa aramufite kandi mwiza cyane Nawe mfite nawe. keza cyane pe wese nzahamagara kaje nzakubwira mwakaheze ntabwo mbizi mani nanjye nabonye aza kumusura icyo gihe nasi umwana w'umukobwa uzi ukuntu uwo mukobwa ari seriye nagiye gufungura ngo mwiriwe yego abijuru arahari we okay sawa abijuru arangije araza aranuka mu kuki baramubwiye kandi yambaye ingofero afata telefone ajya kumuhamagara aramuhamagara kuki usora wamubwiye ngo nawe uhari none uba umva zikunda abijuru amubwiraga Yesu we. ngo n'umuki Seti zibona. Seti amagana umuguru mukagenda Seti ndabishimye. mana mwarasase Seti. arimo aramwenera umuguru mukagenda muri ibida ubwo nyine YouTube channel yanjye barayibanira ngo yamubwiye tokira ritorera Abivuga mu maguru nta kintu bitwaye. ndetse aho kugira ngo wari umugwisha buri kanya Seti turi kuvuga ibintu bibi. ngo yamubwiye bukiri Seti wibeje Seti. yaramubwiye ngo iki seti umva reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe nge amashu nyamashu ntabwo muyazi Amwe bashyira mu isombe. ngo noneho amashu nyamashu Amashu y'uruziga. wari warya ibigori bita ibisukuma wiki ntabwo ibyo ngibyo mbizi pe ni bya bigori bimwe biba biteye nk'amashu ariko byari ibigori Biriya nibyo bashyira rero umuntu uza. hari n'ibindi rero nabyo bimeze nk'amashu ariko byitwa shufureri biraryoshya si byo shufureri simbizi ntabwo nzi ko byitwa shufureri mu bintu byonyine nanga muri buno buzima ni uguteka ibiryo bikaba birimo umunyu mwinshi ndabyanga pe oroga nibyo bintu yikundira guteka umunyu mwinshi ikintu yibagiwe no gushyiramo umunyu mwinshi ateka umunyu mwinshi uzi ko hari igihe ateka imboga ziryoshye ndabiyanye muje kuvuga hano se ko nteka umunyu mwinshi uretse gato ntabwo ari twe twenyine rega Olga nagagiteka umunyu mwinshi. abijuru uvuga ngo ambaye kureba mukoze mu ntoki none ngiye ngo munaga ngagiteka umunyu mwinshi uzi ko cyagiye umukibanuze bahita nguki handi Tukibe pia la banana. na banane wavuze haranuze se handi banane se Rukotana yaratuzi Igikondo. ntabwo ari igikondo ari Nyamirambo munsi ya stade munsi yo kwa Kadafi Kwa Kadafaho. hariya watekaga ikintu bise iyi bayita saradine ku bantu batayiziho mu cyari wacu iyo ngiyo za Nyamata Nyamata se ni mu cyaro Yesu we Nyamata ni mu cyaro yanze kugira sha yewe dore sha ntabwo azi no kuyipfunda oya iragize kahise kagira ubundi ndabizi nawe se ubusisanzwe icyo nyine cyuma kijumbye mu by'ukuri ntabwo nakijomba kandebe side saradina side chef iyi bayita saradine iki kubimenyeho ibi ngibi nashatse nabihuta gutya biraryoha ntabwo zape
naraziguhaye mwigura 1500 cyangwa se bitewe n'aho ari ukayigura icyatatu ubundi mbere kaguraga 1000 none ubu ngo gasigaye karahenze byatari urumva bakwera nyine ahubwo ngutwa ni udutoya zimwe nini zimwe za kera nini igura icyatanu hano iyo ufite 1600 ushobora kuhita uteka n'ubunyobwa ukahita urya ubugari rwose mukarara muri 1600 harimo imboga byose ni ukuvuga ngo kamwe 2600 wayibona ukuntu isosi iba imeze hano urya ubugari sheri ako kantu ka sheri wiharaje wagakuye sheri yabaye sheri muri iyi minsi nafite umugore wo muri iyi minsi ufite umugore bawe kuki mwita amasheri umugore wo mu cyaro ndi ufite umugore wo mu cyaro uzabaze umugore wanjye ni umunyamujyi nuko yagiye mu gihe nk'ubunyobwa bupfuye ubusa wadaye nimba uzi kuri sheri wa Rukotana uri mu mujyi aho ngaho waheremo ejo naseka iki nawe ukuye Nyamirambo buriya ntago rega Nyamirambo natekaga cyane ntabwo natekaga buri munsi Nyamirambo nigiraga mu marangi hano se uri kubera ngo neka cyane kandi uzi n'ukuntu hameze hano se warya nta resitora ihaba hano nta resitora ihaba n'izihaba ni iz'abayede ni ukuri izi resitora ziba hano ni iz'abayede ntabwo wayiryamo ni ukuri ese mani iminota tumaze gukora si myinshi buriya bijo ntihagije indi minota turayikora turi kurya ubugari irabihagije iyo ngiyo ku buryo mwajya kuturishiriza kuri kamera oya ntabwo turi burye batureba ahubwo turabyerekana uko tugiye kurya gusa gukora iyindi video yo kurya ubugari muteke video yo kurya ubugari tuye umuntu uzi kumera ubugari neza aho ngaho ntabwo byakunda